Nyuma yuko twarebanye ukuntu wakora thumbnail mu buryo bworoshye, noneho tugiye kureba ukuntu washyira thumbnail kuri video zawe zashize, kuri video zabanje utashyizeho thumbnail. Urugero nk'izi video muri kubona aha ngaha murabona ko nta thumbnail zifite, noneho tugiye kurebera hamwe ukuntu washyiramo thumbnail igihe wapostinze video idafite thumbnail. So guys, rero ikaze kuri iyi channel yacu kugira ngo dukomeze kubana, tujye tunabana mu bintu byinshi bitandukanye. Kora subscribe, ukande like na share ndetse na comment, kugira ngo tujye dukomeza kubana. Ubaye hari ikintu wifuza kutubaza, watubwira muri comment rwose tukagufasha. So tudatinze rero, wewe uzaza urebe niba ufite application bita YouTube Studio. Mbere muri video zagiye zibanza naberetse ukuntu mwakora wafungura YouTube Studio ndetse n'ikimaze. YouTube Studio ni ingenzi cyane kuko urumva ni studio nyine, ni YouTube Studio, ni studio ya YouTube igufasha gukora ibintu byinshi bitandukanye. Wahita ifite ari ubwa mbere, uraza muri Google Play Store, uze usachingemo YouTube Studio. YouTube Studio igufasha ibintu byinshi cyane ku buryo bahita ifite, kandi uzi ko ukoresha YouTube Studio cyane cyane ku bantu mushyiraho content zanyu, mu by'ukuri yakubangamira cyane, kandi YouTube Studio nayo iri mu bintu bigufasha. So njyewe kubera ko nifite, urabona barambwira ngo open, so uraza wamara uzakora install, downloading, ubwo ngenda akora open. Nimara gukora open bazahita banza muri dashboard yanjye, ariko we bazakubwira ngo uza logging in. So uraza, nusoza uzaza hano, urabona izi ni video zawe ukuntu zakora subscribers, ukabona like, watch time. So guys, mbasaba gukora subscribe. Urabona ko dufite subscribe 85. Byibuze reka tugize subscribe, reka twiyintego tugire kuri subscribe 150 kabisa rwose. Abasigaye reka tubashake mufashe rwose. Urabona watch time wawe, niba urebye video uyirebe utayitarutse, kuko iyo utarukije ntago iyi mibare iri hano yiyongera, icyo bita watch time hours. So biba byiza rero iyo urebye video ukayisoza, yewe ndetse ukaba wanayisubiramo bitewe nuko ubyifuza, ugatanga like na comment, biradufasha cyane. So wowe tuza hano kuri content, ukanda hano handitse content, uhakande. Numara kuhakanda uzategerezaho. Urabona izi video, tugiye kureba video imwe tugiye gukoresha, tugiye gushyiraho thumbnail. Reka nzi ndebe ni gute ushobora gukora thumbnail, ni gute ushobora kubona views. Okay, dore ngiye gukoresha video. Uraza ukayikandaho, wamara kuyikandaho ukaza ugakanda aha ngaha handitse ifoto, aha ngaha agakaramu, ukagakandaho. Wamara kugakandaho ugategereza. Ubwo ni ukuvuga ngo aha ngaha weditinga ibintu byinshi cyane bitandukanye. Ushobora kweditinga title, ushobora kweditinga description, kweditinga visibility, ukeditinga ibintu byinshi cyane bitandukanye. So twege rero kubera ko tuje kureba ukuntu wahindura ifoto ya thumbnail, uraza ugakanda hano ku gakaramu nanone, ushobora bwa kabiri ukagakandaho. Iyo ugakanzeho baraza bakakugeza aha ngaha. Ubwo ni ukuvuga ngo ushobora guhitamo muri izi ngizi ziri hano, cyangwa se ugakora custom thumbnail, ukanda hano kuri custom thumbnail. Ubwo ni ukuvuga ngo ugiye kuzikura muri file zawe. So ikandeho kuri custom thumbnail. So uzushake mu mafoto yawe uba wateguye. Naberetse video y'ukuntu mwabikora, so nzabereka ukuntu mwabigenza. Nurangiza uze hano mu manoza yawe, ndavuga mu mafoto yawe wateguye ugiye gukoramo thumbnail. So turaza dushakemo ifoto twateguye. Ngereka nzi
shake amafoto, reka nzi ndebe amafoto. Grid art naberetse ukuntu wakora thumbnail ukoresheje grid art. So njyewe ni nateguye tayari, urabona ko iyi sigera yigezeho. Rero uraza ugahita ukandaho done, ugakanda hano handitse done, ugahita ukanda done. Tayari urabona ko ifoto yawe igezeho. So guys, we icyo usabwa no gukora thumbnail yawe. Urabona ni gute urabona iyi thumbnail yanjye ko niteguye, ni gute ushobora kubona views na subs. Urabona utuntu nashyizeho utungutu twatuma umuntu agira amatsiko yo kubireba ukuntu koko bikorwa, kandi urabona na title nayo irabivugaho. So urabona ni ibintu by'ubwenge rero. Guys, mbasaba gukora subscribe, gukanda like, comment ndetse na share kugira ngo tujye dukomeza kubana. So iyo usoza ibi ngibi uraje ugahita ukora save. Wamara gukora save, tayari thumbnail yawe ikaba yageze ku ifoto yawe. Si ibi gusa ushobora gukora ahangaha muri YouTube studio byo gushyira thumbnail, ahubwo wahindura n'ibindi bintu byinshi cyane. Kandi ikindi nanone igufasha kureba ukuntu video yawe iri guperforminga, bityo bigatuma ukomeza gukora neza cyane. Urabona ko ya foto yagezeho tayari. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo ushaka gushyira thumbnail kuri izi video zindi, naho nabigenza kuriya cyane rwose. So guys, nabashimiye rero kuba mwakurikiye, mbabwira gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana muri byinshi. Aba hari ikintu ushaka kutubaza, watwandikira muri comment tukakigukoreraho. So guys, muri abagaciro rwose, nabashimiye.